Ndakuramukije we mukunzi w'ubuhamya butandukanye butambuka kuri iyi channel yitwa Sister Yvonne Mushimiyimana. Ubwo buhamya kandi bukaba buguriyemo inkuru zitandukanye ziba zarasohotse mu kinyamakuru amakuru y'ahandi. Bukaba kandi ari ubuhamya bw'abantu baba baratanze kugira ngo bafashe abandi mu buryo butandukanye. Uyu munsi tugiye gusoma ubuhamya bwa Selene Wilson w'imyaka 27 y'ubukuru, akaba akomoka mu gihugu cya Indonesia. Mbere y'uko dukomeza ubuhamya bwacu, reka tubanze tumenye igihugu cya Indonesia. Igihugu cya Indonesia ni kinini, gifite ibirwa 17508 biri ku buso bwa kilometero kare miliyoni 919,440. Icyo gihugu gifite ibihe bitatu binyuranye amasaha, kandi ushobora kugenda mu ndege kuva ku mpera imwe ukagera ku yindi mpera, cyangwa kuva ku mupaka umwe ukagera ku wundi. Igihugu cya Indonesia buri mwaka cyohereza toni 3 z'imitubu cyangwa se ibikeri byo kuribwa. Ururimi ruvugwa mu butegetsi ni Bahasa, ariko hari izindi ndimi zirenga 700 zivugwa mu byaro byawo. Ariko benshi mu baturage bawo bavuga indimi ebyiri, rumwe rw'akavukire urundi rukaba Bahasa, rukoreshwa mu kazi no mu mashuri. Reka dutangire ubuhamya bwacu. Indege yaranzanye ngewe n'inshuti yanjye itugusha munsi y'umusozi wa Papua mu gihugu cya Indonesia. Twagiye mu mujyi kugira ngo tugire utwo tugura. Mbere yuko duterera umusozi hejuru mu mpinga, aho twari tugiye kumara umwaka twiga. Ntitwari dufite amafaranga ahagije, ariko twabonye ikintu kimwe twashakaga mu isoko, agafuka k'indimu z'icyatsi kibisi. Twakundaga indimu, kandi twari tuzi yuko ntazo dushobora kubona mu mpinga y'umusozi. Nyuma y'ibyumweru 2 twisanze mu cyaro cy'umusozi wa Trunbar. Hari ahantu tutamenyereye, twarasenze kuko twari tuzi yuko mu gihe cyose umuntu bimuyobeye cyangwa abuze icyo akora, ukeneye gusenga, kandi ko Imana ifasha buri muntu wese uyisenze. Umunsi umwe ubwo twatereraga hagati mu byaro by'iyo misozi, twararebye tubona umwe muri mwene wacu wari ufite ubumuga bwo kutabona, yitwaga Marius. Twagiye kwa Marius tumubaza icyamuteye ubumuga bwo kutabona. Yaramaranye imyaka 2. Yabitubwiye azunguza umutwe, ahakana ko atabizi, ati nabonye byizana. Nyamara abandi baturage ntibashidikanyaga icyamuteye ubwo buhumyi. Bavugaga ko yabutewe n'imyuka mibi yari murimo. Marius n'umuryango we barasabirizaga, kandi usibye gusaba ibyo kurya, basabirizaga n'imiti, ndetse bagasabiriza n'amasengesho. Njye n'inshuti yanjye ntitwari tuzi icyo tugomba kumukorera. Twaratashye, tugeze muhira turasenga tuti, Imana, niba ari uko, niba usubiza buri muntu wese ugusenze, turashaka ko dukorera igitangaza ugahumura uriya muntu. Twibutse agafuka k'indimu twari twaraguze mu kabande k'uwo musozi. Ntabwo twari abaganga, ariko twari tuzi ko indimu zifite akamaro mu buvuzi. Ubwo twasubiraga kwa Marius, bukiye mu gitondo, twitwaje indimu. Twayikasemo 2 maze turasenga, maze tumukamurira ibitonyanga bikiya mu maso ye, maze turongera turasenga. Nimugoroba twasubiye kwa Marius, turongera turasenga, twongera dukamuriramo ibindi bitonyanga bikiya mu maso ye, turongera turasenga. Twabikoraga buri munsi na buri kigoroba. Ariko nyuma y'iminsi mikeya, Marius yatubwiye yuko ashobora kumenya ko hari umucyo, kandi ubwo bwari ubwa mbere mubayeho mu gihe cy'imyaka 2 yari ishize. Twumvise dusubijwemo intege, maze turushaho gusenga. Ukwezi kwarashize, maze umunsi umwe atubwira ko ashobora kubona gahoro. Uwo munsi yabitubwiriyeho, indimu zacu zari zashize. Ntabwo twigeze tumubwira yuko indimu zacu zashize, ahubwo twaramubwiye gusa tuti noneho kuva ubu dufite umutima ushyashya, tugiye gusenga gusa. Hashize igihe gitoya dusubira kwa Marius, tumusanga yicaye hafi yiwe. Yatemberaga aho iwe neza, kandi yashoboraga kubona. Yaratubwiye ko nubwo atabona neza, ariko ashobora kubona gahoro, kandi ko yumva afite imibereho nk'iy'abandi bantu. Marius yarishimye cyane, kandi akabwira abandi baturage ko Yesu yamuhaye kongera kubona, ko
kubera ko yirukanye imyuka mibi yatumaga atabona. Abantu benshi batangiye kuza baza kutureba ngo tubasengere no kubaha ubufasha bw'imiti. Baduhamagaraga ngo pasitoro, ubundi bakongera ngo dogiteri, kandi muri twebwe nta mupasitoro cyangwa umuganga wari urimo. Kenshi bashaka ko tubigisha ibyigisho kandi bakifuza yuko tubasengera. Cyakora twebwe twari tuzi yuko Yesu asubiza kandi ko afasha buri muntu wese umutabaye. Kenshi twarabasengeraga ariko nta miti twabaga dufite kuko ntabwo twarabaganga. Ubuhamya bwa Seren Wilson w'imyaka 27 bukuru wo muri Indonesia nanga burangiriye. Mwakoze gukurikira ubu buhamya kandi mbashishikarije ubwejo. Nizeye ko nabwo buzabakora ku mutima. Niba uri mushyashya kuri channel kandi ukaba wakunze iyi nkuru, wakora subscribe kugira ngo ujye ubona n'izikurikira. Mwakoze mugire umunsi mwiza, Uwiteka abarinde kandi mbifurije kugira Imana nyambere muri byose. Mu izina rya Yesu.